muri Yesu kuko ariho mbonera amahoro. Mbega umunsi mwiza uhebuje unahuriyeho n'umwami w'abami wapfiriye kera njye ntarabaho. Kubaho niwe. Uwo ninde? Ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Nangiriye umukiza nanyuze, yambabariye ibyaha nagira. Ni amahoro yacu azira amahane, ahanura amahane ataraba. Akaba ubwisho bw'umugaru yatugobotoye mu ngoyi z'umwanzi. Ku bwanjye kuba ni Kristo. Mu by'ukuri muri uwo munsi ubwo nahuraga na Yesu, simbasha kurondora by'ukuri uko numvise meze. Dore urukundo, dore umukunzi. Kansiga umukunzi nsaze Satani. Ntarabaho yankunze ntamuzi, amfira ntabikwiye. Nanjye kubaho ni Kristo. Urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi? Urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe? Kurikira ikiganiro Kubaho niwe, nawe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Gusa numvise amahoro muri njye atangaje n'umunezero udashira, sinzahema kujya musingiza kuko ari utanga amahoro. Reka dusuhuza abatugiye amatwi, abatugiye amatwi radiyo ubuntu butangaje Amazing Grace. Tubaha ikaze mu kiganiro Kubaho niwe nibo bamaze kukimenyera. Aha ntekereza ko uyu munsi byahindutse. Uraho Gusti? Uraho neza rero. Wakaba muvugana muri studio ni mpagaze he Aloys? Na Mutagatifu Agustin. Yindi yitwa nde Gusti? Murinda biko. Okay. Okay, ni ko abaduteze amatwi wenda atari ubwa mbere, abenshi si ubwa mbere batwumvise, ariko kuba twumvise ubwa mbere turabashuhuje. Yego. Hari abo umwe hari ko se Gusti ufite? Cyane. Hari abantu nkumbuye cyane. Mbega abaduteze amatwi bose turabishimiye kubana nabo muri uyu mugoroba, ariko by'umwihariko hari abera twagiye tumenyana hirya no hino kubera ubutumwa bwiza. Hari abari i Nyanza, hari abari mu majyepfo aho za Gitarama, Muhanga. Yego. Hari n'abatandukanye hirya no hino Mbega bo nabo bashe kwibuka nk'umuntu by'umwihariko kinini. Hari kuri English Church, hari umuntu witwa Seti wo muri Gosheni na Ndere yabo muri Gosheni. Abo bose ndabashuje muri uyu mugoroba. Okay. Reka nanjye nsuhuza abantu cyane, njye numva nkumbuye abantu cyane. Ndeka mbasuhuze, mbabwire ngo muraho, kandi Imana y'amahoro n'urukundo rwose iri kumwe natwe. Nibyo. Nsuhuje abantu rero n'urukumbuzi rwinshi, ariko by'umwihariko ngenda suhuza abantu mu burasirazuba bwose. Abera bose bahari, ari ababyemera n'abatabyemera. Hari ukuntu turi gusuhuza n'abatabizi. Hari ukuntu turi gusuhuza abantu bakagira ngo hari abantu b'idini turi gusuhuza runaka. Turasuhuza abantu bose bateye amatwi ko ari abera. Nk'uko Imana bishatse muri Kristo Yesu. Turifuriza amahoro y'Imana no gukurikirana ibiganiro no kukumenya kunyurwa n'ijambo ry'Imana. Twe kuvuga byinshi Augustin. Nibyo, ntabwo turi buvuga byinshi cyane bitwerekeye cyane ko nta byacu byagira uwo bikiza, ahubwo dukeneye kuvuga ibyadukijije. Uvuga ngo tutugambo tubanje kuvuga n'utundi kuryoshya abantu. N'utundi twari dukenewe kugira ngo turyoshye abantu, ariko be kwita kuri tutugambo nabo tudashubuje ntibagire ngo ntabwo twabibagiwe, ahubwo nuko ntabwo ari ngombwa cyane. Gusa bumve yuko turi kumwe nabo kandi tubakunda, dukeneye no kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nibyo rero nk'uko mu bihe bishize ibi byigisho byari bimaze kumenyerwa, turashimira bagenzi bacu bafashije, bayibona umwuka wera bafashije abantu gusobanukirwa muri make ibyerekeranye n'igitabo ubutumwa bwiza kumwanditswe na Matayo. Bararyoshye cyane. Njye nagize amahirwe yo kubikurikirana kenshi. Muri uyu mwanya rero noneho
ntekereza ko tujye kuganira ku bindi bintu bitari bishyashya cyane mu butumwa bwiza, ariko noneho turareba undi wadufashije kubona Yesu mu bundi buryo, maze nawe aramutwandikira. Ninde? Yitwa Yohana. Ni Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yego. Burya hari ukuntu abantu Augustine bajya batondekanya bati nge muri Bibiliya nkunda igitabo iki n'iki. Uzasanga abantu benshi mu Isezerano rya Kera bakunda za Zaburi. Yego. Nka Zaburi bagakunda n'imigani, abantu barayikunda imigani kuko harimo inama nyinshi. Bagakunda Yesaya. Uzasanga mbega ofete hari ibitabo runaka abantu bikunzwe cyane. Uzasanga no mu butumwa bune rero burya ubwo nawe nkubajije nti ubundi mu butumwa bune ubona muri bariya banditsi bane ubundi iyo uri kubusoma wumva mbega aho bomba uravuka utekanye kumva wumva ari nka hayi. Mukuri nyine nkuko ntabwo ubajije ikibazo ahubwo ubajije igisubizo. Ni nayo mpamvu Yohana tuje kugira ngo tumuganireho, nuko twanyuzwe nawe, twanyuzwe n'uburyo yaturangiye Yesu Kristo. Hari uburyo yanditse Yesu Kristo numva ndushijeho kumukunda, numva ndushijeho kumenya icyo ari cyo kuri jyewe. Ubwo rero nibyo tugiye kuzamara nk'ibyumweru nka 2 hari tubiganiraho kugira ngo turusheho kuryoherwa no Yesu Kristo, uburyo Yohana yamwanditse. Ni byiza cyane ko abantu none bibuka ko ubundi bari yabanditse ntabwo Yesu ubundi niwe muntu wabaye ikirangire ku isi akava ku isi atanditse. Yesu ubundi ngo yanditse inifo rimwe, yanditse hasi kandi yandika ijambo rivanga ibyaha byawe urabibabariwe. Niryo jambo yanditse rimwe. Hari igihe abantu bagira ngo biriya bintu byanditswe na Yesu, ntabwo Yesu ugeze yandika, ahubwo abantu babanye na Yesu ofete umwuka wera yarabakoresheje bareba iby'ingenzi ku byo babonanye Yesu barabyandika. Niyo mpamvu uzasanga Matayo wenda ibyinshi abihuza na Luka na Mariko. Yego. Ariko Yohana afite umwihariko. No kubera iki buriya kuki Yohana atahuje cyane na Matayo na Mariko na Yohana nako na Luka? Ibyo bintu biri budusabe gato gusubira inyuma mu mateka ya buri bantu. Buri Imana ibikora ibintu ntabwo ibikora ihubutse ngo ipfe gufata umuntu wese ubonetse wese imwinjize mu bintu byayo gutyo gusa, ahubwo hari impamvu ikomeye yatumye Matayo ahaguruka nk'umuntu warumenyereye ibintu byo gusoresha kandi utaremerwaga n'idini. Uyu muntu yarahagurutse arandika kuri Yesu Kristo. Hari ukuntu yamubonye ku buryo nk'umuntu usoresha yita ku tudetaye, yise ku tudetaye cyane, ariko utwo tudetaye akagenda duhuza n'uburyo Yesu yitwaraga ku idini n'uburyo yitwaraga ku banyabyaha ab'idini yari yarahaye akato. Maze Matayo rero amwandika muri ubwo buryo. Noneho buriya tugeze nko kuri Mariko gusanga nk'umuntu Yesu yakijije cyangwa se watangiye gukurikira Yesu ariko yari afite ubumuga bw'umubiri, Mariko yashiturwaga n'ibitangaza Yesu bagakoze kuruta ibindi bintu byose. Mbega iyo Yesu yakoraga igitangaza Mariko yahitaga yandika, akavuga ati reka nandike. Matayo akareba yabona ikintu Yesu acakiranyemo n'idini agahita yandika. Noneho rero Luka nk'umuntu ari umudokiteri w'umuganga, hari uburyo yakururwaga n'urukundo abona hagati Yesu n'abanyabyaha. Yari n'umuyuda burya Luka. Ntabwo ari umuyuda, umuntu w'umunyamahanga uri hariya. Ibyo bintu akabikurikirana cyane akabona arabikunze kuko niwe wanditse nk'umwana w'ikirara. Wagira ngo nta bandi bantu bari bahari, wagira ngo Yesu yaheje abandi bantu bose, hanyuma acuwo mugani ari Luka wenyine uhari. Si uko ari rwari rero gusa, ahubwo nuko ibyo bintu byarushaga kumutwara cyane. Ariko si ubutumwa bwa Yohana bwanditswe ryari? Yohana uyu nguyu we ni wa wundi yari umuyuda, ariko noneho akaba ari nawe wari mutoya mu bigishwa bose ba Yesu Kristo. Noneho ariko akaba ari na wa muntu wapfuye nyuma amaze gusoma ibyo Matayo yanditse na Luka na Mariko. Amaze kubisoma aravuga ati haraburamo ikintu, mwarabiryoheje ariko hari ikintu kiburamo. Haraburamo ikintu gikomeye. Niyo mpamvu yanditse ibintu by'umwihariko cyane. Usanga ofete ibintu bya Yohana byo muri Yohana ntabwo abihuza n'abariya batatu basigaye. Ibyo bahuza ni bike cyane. Ibi rero ni ingenzi cyane ko ubwo tugiye kuganira ku butumwa bwanditswe nyuma. Ndetse ndagira ngo mbwira abantu wenda baduteze amatwi ko iki gitabo cya Yohana nicyo gitabo cyanditswe nyuma y'ibitabo byose byanditswe muri Bibiliya. Byose na ba Pawulo baramaze kwandika n'ibyahishwe. Bari bararangije. Maze aravuga ati ubu ngiye kubabwira amagambo akomeye cyane kuri jambo. Ubundi ikintu yibandaho cyane ni iki? Yibanda ku kintu gikomeye cyane. Yibanda kuri Kristo nk'ubugingo bwacu. Rwose. Noneho ariko akamwerekana ko Yesu Kristo nk'ubugingo bwacu afite
umugambi wo kugira ngo abone inyubako. Iyi nyubako tuzabona yuko hari ibintu ubundi yibandaho cyane Agustin. Duba dufite igihe gito bagira ngo twihute. Yibanda ku bintu, hari ibintu yibandaho Yohana. Ngira ngo hari mu dukora nka sentence. Turebe ibyo bintu yibandaho Yohana. Tujye tuvugaho bigenda bigaruka muri Bibiliya. Tuzanibandaho muri kino gitabo. Okay. Ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane. Nukuvuga ngo urabona ko icyo nashaka kukubwira nuko Yohana agaruka muri Edeni. Yego. Agaruka muri Edeni akatubwira iby'ibiti. Ruvuga ngo iyo Yohana arimo kwandika asa nkaho atandika gusa Yesu Kristo nk'uwamubonye ako kanya, ahubwo agerageza kumuhuza n'ibyabaye mu isezerano rya kera, noneho akazamura ku buryo tuzamubona ko Yesu Kristo yavuzwe nk'igiti. ubwe aravuga ati ngiye burya ndi igiti, ati ndi umuzabibu, ati ndetse namwe ngo muri amashami. Ubundi Bibiliya ivuze ibiti, iyo turebye nko muri Edeni, bigereranya kubeshwaho n'Imana cyangwa kwibeshaho. Mu yandi magambo, igiti gihagarariye kubaho. Kubaho ubeshejweho n'Imana cyangwa kubaho ubeshejweho nawe ubwawe. Wenda wanabitubwira wenda muri makeya, iyo tuvuze wenda ko igiti giri buhagarare kubeshwaho n'Imana, cyo ni igiti kihe muri Edeni? Igiti cy'ubugingo. Nituvuga se ko ari ukwibeshaho, igiti cy'ubwenge. Kibyo. Ubundi bw'iki cyaha, ubundi niyo cyaha umuntu yakoze, yaretse kubeshwaho n'Imana, ashaka kwibeshaho. Aribyo bivuze ngo yanze kugumya kujya ku giti cy'ubugingo, ajya kujya ku giti cy'ubwenge, bimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ikindi Yohana agaruka atubwira Yesu Kristo nk'umugezi. Burya muri Edeni naho harimo imigezi ine. Atunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo. Ku buryo buri gihe aravuga ati nge burya ndi n'amazi, akamazi y'ubugingo. Burya rero amazi cyangwa se umugezi ntago ari amazi muri rusange. Umugezi ugereranya ubugingo butunganye kandi buruhutse. Burya hari ukuntu umugezi utuje cyane. Yesu Kristo rero nicyo ngicyo nanone yegeranya nacyo. Ku rundi ruhande yivuga nk'inyubako. Ariko iyi nyubako dusubiye muri Edeni dusanga yaragereranijwe n'amabuye y'igiciro. Amabuye y'igiciro ntago ari amabuye abonetse ariyo yose. Niba ngo rero ku rundi ruhande nanone agaragara nk'inyubako. Hari umunsi umwe yagiye mu rusengero avuga yuko ngo barusenye ngo azarwubake mu minsi 3. Ikintu tuzakivugaho kandi ari urimo kwivuga. Ibyo rero ni ibintu bikomeye byagiye bigarukaho cyane, nko mu itangiriro nyine iyo nyubako yivugwa muri Bibiliya igaragara nk'umugore ari we Eva. Hanyuma mu byayeshuwe 21-22 ikagaragara noneho nka Yerusalemu. Mu butumwa bwiza ndetse no mu nzandiko za Pawulo ho ahangaha bavuga ko ari itorero rwose. Noneho rero yatangira hari amagambo avuga ngo mbere na mbere. Hari ukuntu Yohana yarebye aravuga ati ariko bishobora ko Matayo, Mariko, Luka bashobora kuba baravuze Yesu cyane bakamuzana hano cyane, bamugira uwinaha ku isi cyane, bamugizeho ku isi cyane. No, usanga amagambo atangiza avuga Yohana avuga ati mbere na mbere hariho jambo. Wajya no mu itangiriro ukavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ubundi umuntu umute usetsa cyane yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, sibyo? Yego. Mbere na mbere hariho jambo, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko burya hari ibindi abantu bashyizeho. Ni amahame. Amahame ni ikintu gikomeye abantu bashyizeho ku buryo burya bo ntabwo mbere na mbere ari jambo, ahubwo mbere na mbere ni amahame. Kuko burya amahame agaruka ku bikorwa, naho jambo akagaruka ku kubaho. Bityo rero abantu bakunze kubeshwaho n'amahame kuruta uko bashaka kubeshwaho rwose, kandi niko tumeze twese. Iyo jambo rero burya yigishijwe mu idini Aloyize, n'abaduteze amatwi, idini rirasenyuka. Niyo mpamvu burya ntabwo amadini yiteguye kumva jambo, ategereje nibura kumva amahame. Ariko iyo yigishijwe nyine amahame, idini rirakomera, kuko mu mahame harimo ntugakora ibi ahubwo jya ukora ibi. Rero muri iki gitabo cya Yohana ikintu gikomeye tuzagenda tugarukaho ni ikibazo uburyo Imana ikibona. Ntabwo Imana ibona ikibazo mu cyiza n'ikibi kuko twebwe tubibona. Nicyo cyo kubaho cyangwa gupfa. Yego. Ubugingo cyangwa urupfu. Naho ngaho. Kubaho cyangwa gupfa, ubugingo cyangwa urupfu. Ku buryo niyo narebye muri Bibiliya buri gihe usanga iyo Imana ifite ikintu runaka kihagarariye, na shitani ku rundi ruhande bifite icyayo. Tutanga ingero. Ngenda atangira mvuga icy'Imana. Ariko niba nza kuvuga icya shitani bagire ngo ndi wa shitani. Oya ntabwo uzi ko ndi uw'Imana ndabizi. Nayo irabizi. Na shitani irabizi ko utari uwayo, n'Imana irabizi ko uri uwayo. Oya izi ko ndi uwayo, shitani izi ko ntari uwayo. Reka tugende nko muri Edeni. Hari harimo igiti cy'ubugingo.
ku rundi ruhande Twakivuzeho. twakivuzeho hari igiti cy'ubwenge icyo gihagarariye buri shitani gihe iki kintu abantu bacyumve buri gihe igikorwa cy'Imana haba hari igikorwa cya shitani kigipirata Yego, kigana iki kigana. igiti cy'ubugingo shitani azana igiti cy'ubwenge kandi iki giti cy'ubwenge ngo cyerekana ibibi n'ibyiza kandi cy'ubugingo cyo niba ni ukubaho ubundi igiti cy'ubugingo ni ukubaho ariko iyo haje icy'ubwenge hahita haza ngo bumenyekanishe icyiza n'ikibi mu yandi magambo ubwo hari ikintu uravuze ngo habaho amahame hakabaho na jambo urakoze cyane yego noneho hari ikindi ngaho kivuga wamenyereye kuvuga ibyiza n'ibibi wenda tuvuye ku by'ibiti reka twigarukire nko ku nyubako noneho kuko n'inyubako twayivuzeho ni ikintu gikomeye tuzagaruka mu butumwa bwiza bwa Yohana hari nk'ubwato bwa Nowa ubundi n'inyubako abantu benshi ntibamenyereye kubyita ubwato ni inkuge yego iyo ni imvugo ubundi ni inkuge abantu bazi inkuge yo kwa Nowa mu itangiriro 3:11 ariko noneho gato hahise shitani yese akora ikindi kintu cyo guhangana akora umunara w'ibaberi ibigega bya Farawo yubakisha ibigega yego sibyo kugira ngo bahunikemo imyaka ye mu kuva 1:11 kugeza 14 ariko icyo uvuze noneho cyo ni cya shitani nagira ngo utaba wenyine urakoze cyane ungiriye neza kubona nanjye mfashije igihe Farawo yubahaga ibigega byo guhunika nk'imyaka ye Imana yo nyine yo yubakishije ubuturo bwera ati bandemere ubuturo bwera Imana irubakisha ubuturo bwera shitani ati nawe ubakisha ibigega ariko ibyo kuzarinda abantu bawe Imana ikubakisha inkuge shitani kaziti natwe twubaka umunara abantu batangira kubaka umurwa wa Yerusalemu Imana yabwiye ati mwubake Yerusalemu barayubaka ku rundi ruhande shitani yubakishije umurwa w'i Babuloni nuko shitani agutsa abantu bubaka Babuloni irakomera hari ikintu kindi gikomeye aricyo mato yatinzeho nicyo yatinzeho cyane ariko na Yohana ntabwo agica ku ruhande kubera iki kintu ni ikintu kigomba kuvugwa cyane bose bakivuga idini ya Kiyuda rero ubuze bya shitani nawe ubuze bya shitani noneho rero idini ya Kiyuda ntabwo yari ihagaze mu mwanya w'Imana burya idini ya Kiyuda yari ihagarariye shitani kubera ko nk'uko abantu abatubanjirije babivuzeho idini ni igikoresho kimazeyo gihagarariye shitani kirokoreza shitani mbega ubundi niyo ntwaro nza shitani afite ku buryo ubundi hari abantu bajyaga babimbwa cyangwa simbyumve bakangira bati idini niyo yishe Yesu simbyumve rwose ariko ubundi mu buryo burya bw'ibigaragara sibyo ukurikije uko Yesu yarabanye n'idini wibaze ko abantu bageze igihe bavuga ati mutubohorera umuntu witwa Baraba w'ikihebe sibyo ariko rwose umuntu witwa Yezu we ntabwo tumukeneye uko Yezu yarazaga agatuma ibintu byabo bihungabana ariko igisambo cya ruharwa ntacyo cyashobora gutwara umutungo n'imibereho y'idini ya Kiyuda mu yandi magambo idini ya Kiyuda yari ibayeho neza cyane ibanye n'ibisambo kuruta uko yabana na Yesu Kristo ukiranuka wera kuko yaje ari ijambo kandi yubakiye ku mahame rakoze cyane Yesu Yohana yerekana Yesu sibyo yitabiriye iby'abantu byose n'ahantu hose nuvuga ngo muri iki gitabo cya Yohana rero ibintu tuzabigaruka ngo Yesu agiye mu bivuze urabisubiramo ngo yitabira iby'abantu byose akajya n'ahantu hose umubonye mu bukwe rero umubonye hebukeye mu rusengero kwiriba yagiye ku kidendezi ari nijoro ajyanye n'abantu nijoro ubundi ukamubona ku manywa ari kumwe n'umugore ku manywa y'ihangu ukamubona mu nzira ubundi ukamubona mu nzu hamwe n'abanyedini ukamubona n'abatagira idini ku gituro ubwo n'ahantu habereye ibirori nabwo yabaga hari nk'uko yimereye mu yandi magambo ibya muntu byose Yesu yabyivanzemo abigira ibye Imana ishimwe kandi ishimirwa Yesu Kristo kuko yaje akinjira mu buzima bwacu bwose akabugira ubwe mu kuri twashaka kubwira abantu ko Yohana atubwira Yesu nka byose yego intama y'Imana urwego urusengero amazi umutsima umucyo umukwe umushumba inzira ukuri umuzabibu wibaze umuntu ugira gutya umwanya umwe akaba ni intama ubundi akaba abaye umushumba ku rundi ruhande akaba urwego ubundi agahita urusengero agahita umutsima bugacya akaba umucyo ubundi akaba umukwe mbega yabaye byose kuri twebwe reka dushimire Imana yuko yashyizeho Yohana akatwandikira Yesu muri buno buryo kandi tukaba dufite mwuka wera kugira ngo adusobanurire ndibwira ko twinjisha abantu mu cyigisho
tuzaganiraho muri Bega tubwiye abantu mu ncamake Yohana uko Yohana yabonye Yesu cyo cyambere rero ubu reka kugira ngo noneho tubinjize neza tugiye gusenga dore impamvu tugiye gusenga ni ingenzi cyane ko abantu banabimenya impamvu tugiye gusenga ni ukugira ngo bumve ko ibintu turimo kuvuga atari ibintu bya gipagani kuko buryo umuntu amenyereye kumva ko niba agiye gusenga buryo ngo aba ari bwo yegeranye n'Imana kurutaho reka kuko mu byizere mutyo dusenga rwose. Mana yacu tugushimiye ko uri kumwe natwe kandi tugushimiye yuko witeguye kutwihishurira nk'uko ubushake bwawe buri. Reka Mwuka Wera n'ubundi akomeze kuba ari we utwigisha kandi atwemeze mu izina rya Yesu. Amen. Yohana cyambere rero umurongo wa mbere abatutse amatwi bose babumbure Bibiliya zabo duhere ku murongo wa mbere tugiye gusoma imirongo 13 ibanza Augustin. Yego. Cyangwa dusome 14. Reka dusome 13. 13. Dusome 13. Dusome 13 ibanza. Yego. Oya ndabihinduye. Nta kibazo. Reka dusome umurongo wa mbere. Sibyo? Uwo murongo wa mbere n'uwa gatatu kugeza wa gatatu. Tugiye dusoma imirongo mikeya tugende n'abantu ijambo ku ijambo. We nta kibazo. Sibyo byiza? Nta kibazo biteye. Umurongo wa mbere kugeza wa gatatu. Reka ibintu bigufashe mu kibivuga mbikore. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ntararenga. Sitatu se? Itatu. Yohana avuga Yesu yaramuhereye mu ijuru. Twakivuzeho. Buriya Matayo we iyo agiye kumuvuga ku bantu bafite Bibiliya mwahita mujya muri Matayo igice cya mbere murasanga yaramugize mbega Yesu akomoka ni mwene naka bina ariko Yohana we n'ibisekuruza bye harimo abantu b'abanyabyaha benshi cyane ku buryo ubona yuko Yesu yari yabaye umuntu ndetse umuntu w'umunyabyaha. Noneho Luka we iyo amugezeho ntago amuvuga atyo amuvuga amasekuruza yego ariko akamukurikiranya akabugeza ku Adamu yagera kuri Adamu akavuga ati ariko na Adamu w'Imana. Yohana we rero agahita bihindura akavuga atoya ibi bintu ni byiza ko mwabivuze koko ariko ntabwo Yesu arangirira muri Adamu akaba w'Imana gusa ahubwo mukeneye kwibuka ikindi kintu. Icyo ni igiki? Nuko nyine yahozeho mbere na mbere ibintu byose nta na kimwe gitaremwe nawe mbere yuko tumubona mu byaremwe ni umuremyi mbere yuko tumubona nk'umuntu ni Imana mbere yuko mumubona mu masekuruza ya hariya mu bantu ahubwo burya ibyaremwe byose byaremwe nawe. Ntekereza ko Yesu Kristo ni ihoro ry'Imana n'ubumuntu mu muntu umwe. Yego. Iki ni ingenzi ko abantu bacyuma tugitangira Agustin. Ntekereza ko n'abatubanjije nda muri Matayo bakivuze kuko Matayo nawe akigarukaho. Ihuriro ry'Imana n'ubumuntu ni Yesu Kristo. Yego. Urumva kugira ngo Imana ikemure ikibazo cy'umuntu sibyo yagombaga guhuriza ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi hamwe. Efeso igice cya mbere mu wa 10. Yes, Imana isanga nta handi icyo gikorwa cyabera. Isanga cyumba kubera muri Kristo Yesu. Ni ihuriro ry'umuntu n'ubumana mu muntu umwe. Yego. Yohana ari gushimangira mino mirongo nuko gihe twamuboneye atacyo giyabereyeho. Yego. Ateka ntago giyabereyeho ahubwo yabayeho mbere na mbere ndetse n'ibintu byose bimukesha kubaho nibyo. Hari ikintu kindi ubwo gikomeye bivuze kuko uvuze ikintu kiza ko byose bimukesha kubaho ako kuki Yohana mwita jambo. Urumva ikibazo impamvu Yohana mwita jambo ubundi Imana twibuka Imana yaremye Augustin. Yego. Imana yaravuze biraba tihitse birakomera. Hari ukuntu abantu bumva ijambo bakarikereza ariko jambo Imana nivuze iti mbahaye ubugingo ubundi ubwo buba buhari. Ntabwo ari ngombwa yuko abantu babibona ngo byabaye ibikorwa. Ntabwo ari igikorwa yahoranye n'Imana ahubwo jambo. Iki kintu cyaranyuze rero kunyurwa no kumenya agaciro n'ubasha bw'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo iyo ivuze mbega n'impamo bibaho. Niba Imana ivuze iti naguhaye ubugingo ubwo nyine yarabumpaye. Ntabwo ngomba kujya kubaza ngo kugira ngo izabume ngo kugira ngo buzagumye ubeho neza ngo biza oya. Ahubwo dukwiye kumva ngo ijambo urumva imbaraga z'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo yaravuze biraba. Ntabwo Imana yageze igira ibintu bikorwa by'iminsi runaka yavuze biraba sibyo itegetse bigira gute birakomera. Noneho n'iri jambo rero
urumva ko Yohana aragaruka bati ibintu byose niwe wagize gute niwe wabiremye. Ukwiye kumva uko yabiremye rero, kandi uzasanga igikorwa cyo kurema sibyo no guducungura byose Bibiliya irabinganya. Ni ukuvuga ngo byose Imana yaravuze biraba ndetse birakomera. Noneho Imana yaravuze ariko kuducungura burya hajemo igikorwa cyo kudupfira. Nibyo birumvikana kuko nirema naryo hari uburyo byaciye mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo akoze kuducungura byo byaratwegerejwe cyane kubera ko hari uburyo byagombaga gukemura ikibazo cyacu, ariko nubwo byagenze bityo uzi impamvu tukibeshejweho n'ijambo nuko na n'uyu munsi tudashingira agakiza kacu ku buryo twiyumva cyangwa se ku buryo dukora, ahubwo bishingiye ku kuba Imana ibivuga. Ariko gustibatse ijambo ko tuza kurigarukaho imbere maze ko turigarukaho hari imirongo irivuga turaza kurigarukaho wa 4 na 5 rero. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Bivuga kuri iyo mirongo. Iyi mirongo nayo ni ingenzi cyane. Baragaragaza neza yuko Kristo muri we harimo ubugingo. Mu yandi magambo ni umutanga bugingo, ariko wari utuzaniye ubugingo. Ariko nanone Yohana akerekana yuko ubu bugingo buhwanye n'umucyo. Nivuga ko iyo Bibiliya ivuze ko Kristo ari umucyo, ibivuze ko ari ubugingo, kandi ivuze ko ari ubugingo ibivuze ko ari umucyo. Ariko ku rundi ruhande nanone yavuze ngo uwo mucyo waraje uvira mu mwijima. Niba umucyo ari ubugingo, umwijima ni iki? Umwijima ni urupfu. Ubundi abantu bakwiye kubyumva. Umwijima ni urupfu. Umucyo waraje uvira mu mwijima, kandi umucyo ni ubugingo. Ni ibintu byumvikana. Ndibwira ko cyumvikana. Noneho ku rundi ruhande ku bantu bashaka kubyumva neza basoma Yesaya igice cya 9 n'umurongo wa 1 kugeza wa 3, habisobanura neza, hagaragaza ko twebwe abahoze kera mu mwijima cyangwa se mu gicucu cy'urupfu twabonye umucyo mwinshi, mwandi magambo twahawe ubugingo bwinshi. Noneho rero Kristo igihe yazaga nk'ubugingo yaraje aratwiha, yabaye umucyo waviriye mu mwijima. Umucyo nk'uko twabivugaga ni ubugingo, kandi umwijima nawo ni urupfu. None kuki yitwa umucyo kandi bikaba bihwanye n'ubugingo? Ikintu ingenzi cyane. Ubundi abantu nje ntabwo ibyo bintu mbizi neza, ariko wenda sinzi, wenda badutse bashaka kuba bizi. Ubundi ikintu gitinya umucyo n'umwijima. Kandi n'ikintu gitinya abatwumva bari ahantu ubugingo ni urupfu. Umwijima utinya umucyo, ku buryo umucyo uje umwijima ugira gute urahunga. Kandi n'urupfu rutinya ubugingo. Urugerega niyo mpamvu tuvuga tubaje no kwicara bwa tukavuga aya magambo, nuko twemera ko ubundi umucyo wirukanye umwijima. Mu yandi magambo ko urupfu rwakuwe rwamizwe no kunesha ubugingo bukaba ari bwo bwicaye ku ntebe muri imikwa rwose ku buryo rumutwara ameneshwa. Ariko hari impamvu Kristo muri rino somo Yohana mugereranya n'ubugingo, akavuga ati ni umucyo ni ubugingo. Burya umucyo iyo urashe ntushobora kuwufata ngo uwuha abantu bamwe abandi ubime, ntabwo bishoboka. Uri mu nzu y'umwijima abantu bakore iryo gerageza bararyumva, bahita bacana nk'umucyo muto w'ikibiriti, uraza kugera ku bantu bose. Abantu umucyo uhita ugera ku aho umuntu wese ari, uwo mucyo agira gute arawubona. Ariko cyabaje ngo waviriye mu mwijima, umucyo waviriye mu mwijima, ariko umwijima ntiwagira gute ntiwawumenya. Iki kintu rero wenda ntiwawumenya, dukeneye kumva neza icyo gisobanuye. Muri Bibiliya nanone barasobanuye ngo cyangwa ntiwawutsinda. Ni ukuvuga ko uwo mucyo waraje uje umwijima urarwana kugira ngo utsinde umucyo, ariko uyu mucyo byanze bikunze watsinze umwijima. Ni nacyo kintu buriya gikomeye kirimo. Mu yandi magambo urupfu rwacu twapfiriye muri Adamu. Urupfu rwacu twapfiriye muri Adamu, ubundi igihano gisohorezwa muri Kristo. Ariko noneho ubugingo twabuherewe muri Kristo. Ubundi shitani yadutsembeye muri Adamu twese. Yego. Nta muntu wari wavamo, twese aradutsemba. Amaze kudutsemba Imana iduhera ubugingo muri Kristo Yesu. Nubwo rero twe twabaye babi gutyo, umucyo waraje, umwijima ntiwashobora kubyihanganira, urahunga. Ikintu gikomeye tugomba kuvanamo hano, ntabwo uyu mucyo ari w'abantu bamwe. Yego. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abanyedini rero bafashe umucyo, mu yandi magambo ubugingo babugira ubw'abantu bamwe. Abantu bakora ibi n'ibi badakora ibi n'ibi. Ubundi abantu idini yari hagari andi madini yose mu gihe cya Yesu yitwaga ya Kiyuda, yarafashe Imana isa nk'iyifungiranye mu
mu kabati. Yego. Urumva iyi ni Imana yacu. Si mu kabati gusa, umenya n'akabati yari yarakozemo ikibiriti. Ku buryo bari bafashe Imana rwose bayigira nto cyane, bakumva ko ari iy'abayuda. Tuzayibona mbere tugeze ku mugore w'umusamariyakazi, ku myumvire idini ya Yuda yaramushyizemo. Ku buryo bari bazi ko nta handi bagomba gusengera Imana uretse Yerusalemu. Sibyo? Tuzayibona tukigira imbere bizarushaho kumvikana cyane, ariko ubugingo uyu mucyo nuwo abantu bose. Nuko murikira abantu bose. Nuvuga ngo guhera kubo twita abanyabyaha ruharwa kugeza kuri babandi b'inyangamugayo bashimwa muri societe. Tunganya ubugingo. Rwose ndagira ngo mbwira abantu babandi bazi kwigengesera cyane ntibacireho iteka babandi batigengesera. Rwose icyo cyo ni ikintu. Ni umucyo wo kuvira abantu bose, ni ubugingo bwahawe abantu bose. Reka tujye kwa mirongo wa 10 ya 13. Impamvu dusimbutse mirongo wa 3 kugeza wa 9 reka tubibwira abantu ni mirongo ivuga kuri Yohana. Ubundi hano harimo ba Yohana babiri. Sibyo? Haro twamaze kuvuga wari intumwa ya Yesu Kristo, wabanye na Yesu, wanditse ubutumwa bwiza, akandika n'inzandiko 3, akandika n'igitabo cy'ibyahishura. Yego. Ariko hari undi witwa Yohana noneho bakunze kwita ngo umubatiza cyangwa Yohana Batisita. Sibyo? Ari twiza kubona ku mirongo ku ya 19. Turaza kwitindaho niyo mpamvu tugiye gusimbuka rero iriya wa 3 n'uwa 9 tuze kuyivugaho tugeze kuri uwa 19 gukomeza kugeza kuri 20. Reka twivugiye ku wa 10 rero. Yego. Yari mwisi wabidusomera. Ndetse nawe niwe wayiremye. Nyamara bisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibagira gute ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero urumva Agustin, yego, ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, muhambo bayandika gusoma uko byanditse, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana, babyawe n'ijambo. Babyawe n'ijambo. Nibyo rwose. Ngavuga kuri iyo mirongo Agustin. Iyi mirongo rero ni ingenzi cyane, ntago turi buyitindeho cyane, ariko biragaragara ko noneho Yesu Kristo Yohana amaze kumutubwira akanatubwira n'umuntu wamutegurije, noneho yahise agaragaza uburyo yaje mu isi ahageze ariko abantu ntibamumenya. Hari ibintu bibiri bavugwaho. Yesu ntiyamenwe, ikindi kandi ntiyemewe. Ni ibintu bibiri bikomeye. Uretse kutamumenya, banamumenye ntibamwemeye. Iki kintu tuzakibona nitwigira imbere. Impamvu ni iyi. Nuko idini ya Kiyuda yamwibwiraga ukuntu nawe azi ukundi guhabanye nuko bamwibwiraga. Yandi magambo yaje habanye nuko bitekerezo bya bega yarabadesevye. Kuko bari biteguye umuntu w'igihangange, bagiye kubona babona umuntu usuzuguritse. Biteguye umuntu uzavukira mu muryango ukomeye, babona aje ari umuntu ahantu hagayitse. Batekereza ko ari umuntu uzaje akajya agenda na wenda nk'ibitabo nawe mu kwaha kwa kundi abanyamadini babigenza. Bagiye kubona babona n'umuntu utitwaza ibitabo. Noneho batekereza ko ari umuntu uzaza akiga mu mashuri yabo. Bagiye kubona babona ntaje kuhiga, nta na rimwe yizemo. Baravuga bati ariko se uyu yaba ari we? Ariko nguko uko Yohana muvuga aravuga ati uyu muntu yaraje aza mu isi ari we wayiremye, abantu ntibagira bate ntibamumenye. Ariko noneho abamwemeye nicyo nshaka kuvuga ko iriya somo ni ingenzi cyane, n'abantu bashaka kuitubazaho wenda simbizi. Ati abamwemeye bose, abantu bajya bigarukaho cyane. Batari ko se nyumva ko bamwemeye bose. Niyo cyangwa tugaruke ko yaryoshye cyane ubundi. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nuvuga ngo icyumvikana kimwe ni kimwe, nuko batari kumwemera batamumenye. Bwa mbere na mbere ubwo baramumenye, ariko bamumenye baramwemera. Noneho bamaze kumwemera, nawe ahita baha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko ntirisoma abantu benshi bakunda kurisoma ngo ni ukwitwa abana b'Imana. Oya, ni ukuba abana b'Imana. Nuko ubushobozi bwo kuba. Ubundi hari ubushobozi. Yego. Reka ntanga urugero Agustin. Kubera ko icyaha cyatwishe n'amasomo yacu agomba kubamo ingero. Yego. Ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hari abana bajya bafatwa bakuwe mu bigo runaka. Yego. Kawenda kavuga uti ndashaka, babita ngo iki? Zafa adoptif. Yes, adoptif. Noneho bana bakaza. Sibyo? Urya mwana buri kintu abavuze ushobora kumukorera ibintu byose. Ariko nta bushobozi aba afite bwo kuba uwawe. Urwo rugero ni rwiza. Ntekereza ko abantu bari kubyumva. Hari ukuntu dushaka rero kuba abo bana ku Mana, tukitwa abana b'Imana ariko ntitwiyumvemo ubushobozi bwo turi. Ariko uzarebe noneho umwana uzi ko uzi papa we na nyina akabizi neza ko papa na mama. Urumva afite ubushobozi muri we, ubundi afite ubushobozi niyo yamenye ikintu mu rugo we nta kibazo kindi kibaho, nta kibazo agira. Ariko wa mwana we yagize ikintu yangiza, abaho yigengesereye, yitwaritse kubera ko azi ko ikintu yakwangiza kuko hatari iwabo nta bushobozi
nta bushobozi turi gusobanura ubushobozi nta bushobozi bwo kumva ko ari umwana afite abaho ufite igisere cyane ariko wa wundi umwana uzi ko papa mama no kuvuga ngo yumvamo ubushobozi avuga ati niba nankubita ariko ndaguma yego naho banyirukana buryo ubundi nawe urabizi uri umwana asora gukubitana ariko abaguze neza ko atari bukwirukana cyane we niba yankubitaga nabazi ko atari bunyica nibyo ngibyo kavuga uti uranku nibyo Dawidi yasa ariko umwana wundi we niyo umurebye n'abahita avuga ati burya niyo Dawidi yasobanukiye muri Zaburi hari amagambo y'agasoma muri Zaburi Dawidi yavanka sinyumva avuga ati Imana rero ntudu mbega uburakari bwawe sibyo ati umunyembabazi rwose nzikuta ntabwo ushaka kutumaraho ahagaba ko ikintu cyane cyuko Dawidi yumvaga muri we nubwo Imana yamurakarira ariko ni umwana w'Imana ntabwo Imana ishobora kumukuraho mbega iri mu kubita umunyafu ariko ntabwo ishobora kumwica ishobora no kumwirukana mu rugo nkurikije urwo rugero rumaze kuduha hari ibintu bibiri abantu bashobora guhita bumva hari abantu bose mu isi n'abana b'Imana ariko ntabwo bafite ubushobozi urakoze cyane bw'uko kuba ni ukuvuga ngo reka icyo tugisobanura cyumve hari abantu bamwe bumva ari abana b'Imana babisheshejwe n'imyitwarire myiza yabo bakora nabi nabo ariko bagasubirwa bakavuga ati ubu tubaye abashitani kubera yuko umva ko reka tugaruke ku rwego ni rwiza cyane Augustine uriya mwana nyine adoptifu we yaje ikituma akomeza kuba muri urwo rugo neza aguwe neza no kwitwara neza abadusanzwe bari kucyumva kugira ngo mbega agumye abaho neza yemerwe agomba gukoreshoka byose akitwara neza uko byagira gute uko byagenda kose ibi ni by'idini yigisha amadini yose yigisha abantu kwitwararika imbere y'Imana noneho rero ubushobozi bwo rero icyo bushobozi kiraza kizanye ibindi uko ubushobozi bwo noneho ni ukuvuga ngo abantu ntibaze kumva ko ari ubushobozi bwo gukora cyangwa kugira gutoya ni ubushobozi bwo kuba ubugingo bwo kuba ukavuga uti ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana uti ndi umwana w'Imana noneho ukumva ko ufite ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ubwo bushobozi sinzi abantu babwumvise ko igihe turi kuvuga ubushobozi abantu wenda bakabizana ko ubushobozi sinzi ni buhanye n'imbaraga zo gukora ariko n'ubushobozi bwo kubarega ntabwo ubushobozi bwo gukora ni ubushobozi bwo kuba kwiyumvamo ko uri umwana w'Imana kandi nta kindi kintu na kimwe ushingiraho gusa ukavuga uti ndi umwana w'Imana noneho hari ikintu Yohana agarukaho cyane akakivuga ngo ntibabyawe ni ukuvuga ko kugira ngo babe abana b'Imana byatewe no kuvuka ibintu tuzabivuga mu gice cya 3 aho Yesu avuga ibyo byo kubyarwa bwa kabiri ni ukuvuga ngo ntabwo byari gukunda yuko tuba abana b'Imana tutabyawe kandi icyo kintu Imana yaragikoze urakoze cyane ati ntibabyawe ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana ngo ntabwo bikomoka ku mbaraga zabo si imbaraga z'undi muntu ahubwo ni ibintu bikomoka ku bushake bw'Imana umurongo ni ingenzi cyane abo ntibabyawe n'amaraso sibyo ntabwo ufite n'ujya gushaka abana b'Imana uzabashakira mu maraso yego sibyo abo ntibabyawe cyangwa n'ubushake bw'umubiri sibyo abo kandi ntabwo uzabashakira n'ubushake bw'umugabo imbaraga sibyo ahubwo babyawe n'Imana ubwo mu yandi magambo nitujya kureba abana b'Imana ntitugwe kujya kureba duhereye ku bigaragara cyangwa ibyo siyanse ya justifiye iby'ubuhanga mbega bashobora ahubwo tugomba gushingira ngo mbese Imana yarababyaye ibyo bundi ese bundi abaduteze amatwi gusa ubundi Imana yarababyaye Imana yaratubyaye reka iki kinonda tukivuge kuko Yohana yise kigaragaza neza aravuga ati mugiye kuvuga muti noneho yababyaye ite umurongo wa 14 ngaho rero byibuze ati jambo uwo dore ukuntu yatubyaye yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubwo umwana w'intama w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri noneho uyu murongo wa 14 urerekana neza ko Kristo mu kutubyara Imana yabigenje ite yaramufashe mugira umuntu rwose iki kintu wenda we tuzakigarukaho mu gice cya 3 kuko niko kizarushaho kumvikana neza uburyo Imana yabigenje kugira ngo itubyare ariko burya Kristo mu ivuka rye Imana yaritubyaye rwose kuko muri Yesaya 9:5 haravuga ngo dore umwana yatuvukiye bivuze ko kuvuka kwe ntabwo kwari ukuvuka kwe nk'ukeneye kuvuka ahubwo havutse abari babikeneye aho merukira muri studio ibi twabigarutseho cyane ntabwo Yesu yakeneye kuvuka rwose n'umuntu uzigisha gutyo azababeshya Yesu ntirakeneye kuvuka ahubwo havutse abari babikeneye abari bakeneye kuvuka ni twebwe abantu bari barapfuye barazimiye
baraheze buheriheri, aho nibo bari bakeneye kuvuga. rero ngo igihe yazaga ameze nkatwe hari ikindi kintu yari afite muri we ngo hari harimo ubuntu hakabamo n'ukuri. ni ukuvuga ngo ntabwo yaje ari umuntu nkatwe gusa, ahubwo hari impano ebyiri zikomeye yaje atuzaniye, ni ubuntu n'ukuri. Ubuntu bugaragarira cyane cyane kuba Imana yaraduhaye umwana wayo, ubundi nta kintu yari isize. Rero ivuze iti ibyo nari mfite byose ndabibihereye, nimwijyanire. Noneho ukuri yari iduhaye ni ukuye, ni uko ari we kuri kuko gucungurwa kwacu. Mu yandi magambo, ntimuzashakire ukuri ko gucungurwa kwanyu mu mibereho yanyu, ahubwo mushakire ukuri ko gucungurwa kwanyu muri uwo nguwo mbahaye ubuntu, mubahereye ubuntu, kandi niwe kuri kuko gucungurwa. Urakoze. Ngo ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege usana nase. Abantu bakwiye kubyumva ko nta wundi basaga, yasaga nawe ubwe gusa. Yego. Ariko ikintu gishimishe gusa kivuge ubundi iki kintu ninkivuga muraza kumva wenda nk'abantu bizi ibyerekeranye n'icungamutungo barumva Imana yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo gusesagura. Yafashe umwana w'ikinege igira itya iramuduhaye, none ariko kandi imuduhana n'ibyo ari bimwuzuye byose. Iravuga iti nimwijyanire byose ndabibahaye. Mbega simba haye umuntu gusanga ibimwuzuye mbibime, ahubwo n'ibimwuzuye nabyo ndabibahaye. Imana ishimwe cyane. Ku buryo ahantu Yohana yageze yaravuze ati ibi bintu ni ubuntu bugeretse ku bundi. Oya reka tubisome ibyo bintu Augustin. Oya ngo kandi bimwuzuye umurongo 16 ngo kandi bimwuzuye uwa 15 turawusimbutse kubera yuko turawuvuga muri ya mirongo ugiye kurikiraho tuvuga ku bya Yohana umubatiza nyine. ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe 16 ni ubuntu bukurikira ubundi. Usimbutse ijambo roye usimbutse ijambo ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe twese. Iki kintu bundi abantu bakeneye kucyumva. Nuvuga ngo akaba ari byo twahaweho twese. Aba bajogora bakavuga ngo hari abagomba kubihabwa n'abatabihabwa. Ubu duteze amatwi ntakagira umuntu kujogora. Iyo kujogora ntukemere, ahubwo rwose abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rwose wamwemeye ukubushobozi ukagwiva kuri umwana w'Imana, ntihagire umuntu kujogora. Mbega ntabwo kumwemera biri kugira umwana w'Imana, biri buguha ubushobozi bwo kuba we rwose. Uyumve nk'umwana uri mu rugo. None ngo twabuhawe ibyo ari bimwuzuye byose twabihawe ko twese. None rero Augustin ngo bukurikira ubundi. N'ubuntu bukurikira ubundi cyangwa ngo bugeretse ku bundi. 13 na 18. Iyi mirongo yo iraryoshye cyane. Ngo ari ibintu bikomeye. Ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose. Ariko burya hari ibintu bibiri ofete biba bisobanutse. Tujye tuvugisha ukuri. Ubundi ibintu birasobanutse ntabwo bisaba ubundi busobanuro ubundi. Ku buryo abantu bundi impamvu badashaka kumva icyo Imana yatubwiye muri ahangaha nuko nyine dutsimbaraye ku bintu byacu byakira byo kumva Imana nk'uko n'ubundi ubwenge bwacu nk'uko cyagiti twariyeho kibitubwira. Sibyo cyakindi twariyeho kitwa icy'ubwenge. Ariko urabona ko ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose hagiye kuzamo ijambo ngo ariko uvuga ngo igihabanye n'icyo igihabanye n'amategeko nuko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Hari ukuntu tuvuga amategeko abantu bakikanga, ariko twibutsa abantu iki kintu gikomeye badakwiye ubwenge bw'umuntu butinda kubyumva ibi bintu bukanihutira kubyibagirwa. Ariko reka mabwire ikintu abantu bakwiye kucyumva. Imana yatanze amategeko nk'umushinja, ubundi Mose yazanye umushinja. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ari itanze uburyo bwo kugira ngo umunyabyaha abe umukiranutsi, ahubwo ari izanye umushinjacyaha imuhagarika hariya. Uvuga ko utari umunyabyaha. Oya, n'uyu munsi wa none Augustin amategeko ikintu abereyeho, yaba bavuga ko bayakomeza, sibyo, yaba navuga ko batayakomeza, bagerageza, ariko ikintu amategeko abereyeho ku muntu wari wese, twese ku isi twese, ni ukugira ngo ubundi twese kacu kagire gute kazibwe. Iyo rero umuntu akivuga ko amategeko agihanyanyaza kuyagerageza, umuntu wari rwose ubutaraziba ubutayacika. Ku buryo iyo bavuze ngo amategeko yazanywe na Mose abantu bakwiye kumva icyo nyine yabazaniye Mose yatuzaniye umushinja ubundi nicyo gikoresho gikomeye cyo gucecekesha akanwa k'umunyabyaha. Ubu hari abantu nyine benshi bakibwira ko amategeko nyine ngo hari ukuntu ngo bazagerageza. Oya, ubundi rwose n'abaduteze amatwi benshi bakivuga nzi ko iyo bicaye mu ngo zabo nijoro tuzabyiga nijoro mu gice cya 3
nijoro Imana irababwita ibyo bintu murimo ntabwo ari byo. Ariko noneho ku bitandukanye n'ibyo ngibyo Mose amaze kuzana icyo gikoresho cy'Imana cyo kudushinja, Yesu Kristo noneho nawe yaraje aravuga ati no, azana ubuntu n'ukuri. Iki cyo ni igikoresho kimeze gite? Mu gihe cya kindi cya mbere ari igikoresho kidushinja icyaha, Kristo noneho yaje we azanye ubuntu n'ukuri. Ni igikoresho cy'Imana cyo gukiza umuntu no kumwemeza ko akiranuka. Ngibyo ubuntu n'ukuri. Bwa mbere amategeko araza akemeza umuntu ko ari umunyabyaha kandi ko ari ugupfa. Ku rundi ruhande Yesu Kristo akaza akavuga ati ubuntu n'ukuri bukaza rero, noneho wowe ahubwo ndagukijije kandi uratunganye. Amen, haleluya, amen. Noneho rero Augustin, iyi mirongo ntekereza ko iyi mirongo 18 hari wenda hari uburyo tubyumvikani tugerageje kuyumvaho gakeya, gusa Mwuka w'Imana arushaho kubyumvikanisha. Reka twihute gatoya tugere ku murongo wa 19 kugeza 28. Na ahantu turi bubone ko abayuda ku bya Yohana, abayuda hari uburyo baje bakeneye kumenya Yesu Kristo, bakeneye kumenya Yohana. Noneho uyu Yohana yari mwene Zekariya, umutambyi. Ariko uburyo yaje yigisha bwari uburyo bwacanganyikishije idini, kuko yaje nta kintu na kimwe cy'idini ahuriyeho nabo. Ni ukuvuga ngo iyo turebye wenda uko muri Matayo bamuvuze, berekana rwose ko Yohana we yiberagaho ubuzima bwe bumeze nk'ubwigenge. Yigishirizaga mu butayu mu gihe abayuda bigishirizaga mu nsengero. Ariko cyeka tukigaruko bwana Agustin, wigica ku ruhande rwose. Nubwo imana dufite ari mike ariko turabivuga cyane vuba vuba. Yohana yadukanye ibintu ubundi by'ubusazi. Ariko buryo Yohana akantu kurya yari yisigaje gatoya kuko yabyarwaga n'umutambyi. Yego. Ariko arangije Yohana aterura ibintu byose. Ubundi niwe wibutsa ameza kare. Ubundi nge nabonye Yohana niwe wibutsa ameza yo mu rusengero kare. Ni ukuvuga ngo ubundi yagaragaje idini ukwiri, urumva? Noneho kandi akora ibinyuranye n'idini. Umuntu reka tuvuga abazuzana babyumva, umuntu ari yaduyaraje, sibyo? Yifatiye ubwoya bw'ingamiye, abudoze mu mwenda, uruhu rwayo mbega aruboshye, ararwambaye. Agize gutya yirukanse agiye mu butayu. Agize gutya avuze ijwi rirenga cyane, ijwi rye sinzi uko ryahamagaraga abantu. Yari ayishoreye, yari imbaraga y'Imana imukoresha, agahamagara abantu. Augustin akabambwa ikintu cyamfashe muri kintu cya Yohana. Agahamagara abantu akababwira bakaza bakavuga ibyaha. Ubundi muri gahunda y'idini ya Kiyuda cyari kimenyewe ni ukuzamuka bakajya bagasanga abatambyi, bakajyana amatungo bakayavugiraho iki ibyaha, bamara kuyavugiraho ibyaha bagatamba ibitambo, abatambyi bagakomeza imirimo yabo, bagahita babona inyama zo kurya. Abatambyi bakabona inyama zo kurya, n'amaturo ajyana n'ibitambo, bakabona n'amaturo ajyana n'ibitambo n'icyacumi byaragendanaga. Mu yandi magambo Yohana ahita ahamagara abantu bakaza gusa bakamusaba kuri Yorodani, nta ntama bazanye, akababwira ati bakavuga ibyaha. Kubera ukuntu urubanza rwari rwarushye ruzana intama, rero bakurikiye Yohana ari benshi cyane, bakagenda bakavuga ibyaha, bamara kuvuga ibyaha agahita agira gute, agahita ababatiza. Mu yandi magambo cyari igishushanyo cy'icyo Yesu azadukorera, kuko ubundi ibihembo by'ibyaha n'iki ni urupfu. Yaravuga ati mwivugiye ibyaha rero, sibyo? Nta wundi mushinja dukeneye, nta wundi mushinja nkeneye yo kugira ngo mbice, muze mbice. Agahita abakubita mu mazi, agakora ikimenyetso cy'urupfu bazapfa muri Kristo Yesu. Noneho urumva ikintu gikomeye Yohana yari akoze, yari ari gusenya idini ya Kiyuda, sibyo? Ariko idini ya Kiyuda yo ikizi ko ibintu bikiri bya bindi. Dore ikintu gikomeye, abantu bajya bakunda kuvuga bati ibyo ari byo byose hari ibintu abantu bagomba gutanga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Yohana yahabwaga iki kugira ngo umurimo ukomeze? Nta ntama bamuzaniraga. Niba utazanye intama nta n'amaturo uri buzane, urumva? Ubwo rero nta n'icyacu muri bwacu. Oya, ngo bazaga ngo bakavuga ibyaha byabo, yagize akabatiza. Ngiki Yohana yikoreraga. Ubundi biragaragara neza yuko yagize akabwira tuzaza hanyuma yanjye, awe azaza ndusha ubukuru. Ngaho komeza bya Yohana rero. Yohana tuvuga ariko n'uwitwa umubatiza. Ni umwe waciye umutwe na Herode. Umwuga wo kubatiza. Mu yandi magambo yari afite umwuga wo gushushanya urupfu abantu bazapfa. Noneho ubundi twinteguza ya Yesu. Ni integuza. Noneho rero ngo abantu baturutse Yerusalemu bavanywe baje, ariko ngo baje no kumubaza ngo urinde. Nicyo kintu bashaka. Oya, abayuda bamutumaho, abatambyi n'abarewi bavanywe Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Twumve ko abantu bari abayobozi bakomeye b'idini ya Kiyuda nibo batumye kuri Yohana kujya kubasa, kuko nabo bari bamaze kubona iyo kintu basanga kiri kubahombye. Ariko bakagira impungenge bakavuga ati ariko se no muntu uko yavukiye mu butambyi, ibintu turabirwanya dute? Reka tujye kumubaza ninde bundi. Ubu ni nacyo kintu cya mbere idini ikorera, abanza ikaneka ibintu, kubera ko yabonaga yuko atangiye kuba
kubasenyera ukuntu kuko bano bayobozi b'abayuda bo bamutumyeho abatambyi n'abarewi nk'abantu bari bafite inyungu mu murimo bari batunzwe yego bari batunzwe n'icyo kintu imbere zanyu zirubamye kugende mubaze ukuntu ibintu bigenze tumenye uko tubyitwaramo ntimutajyayo ibyo bintu birabareba ni abayobozi b'abayuda bari bafashe inisiyative cyangwa se icyo cyemezo bati ngaho tubwire nuko ntiyabahisha ukuri ahubwo araberura ati ntabwo ndi kirisito ariko kuki yahise ababwira gutya ubundi hari ukuntu batekerezaga ko kirisito ubundi azakuraho ibi bintu nabo bari babizi bazi ko ibi bintu azaza akabikuraho aravuga ati rero uko bimeze kose ntimutekereze ko ndi kirisito ahubwo nje kumubanza tunyaruke nabyumvise urabyumvise nuko ati ntabwo ari njye kirisito ati tubwire ureriya ati sindiwe uri wa muhanuzi atoya baramubaza bati none wowe urinde ngo dusubize abadutumye ni ukuvuga ngo bari bafite misiyo yo kumenya ngo ninde mugaruka muzanye igisubizo kugira ngo tumenye ukuntu tugomba guhangana n'icyo kibazo rwose noneho rero arababwira ati ndijwe ntabwo yigeze abasubiza ko ari ukundi ko Yesu yavuzwe nka jambo noneho Yohana nawe yari iki yarijwe natwe turijwe aravuga ati ndijwe nanjye ndijwe ibaze utumye umuntu ukavuga uti turinde wati njye ndijwe mubwire uti ndijwe nanjye ndijwe nawe urijwe ngo nuko hari ukuntu Yesaya yari yabivuze ngo nuko bari batumwe ku 24 ngo bari abafarisayo ngo nuko bamubaza bati none watize iki se ko utaye Kristo ntube na Eliya ntube na bamuhanuzi ubundi ni imyumvire y'idini Augustine iyo tuvuga idini turavuga idini ya Kiyuda n'abandi bantu bose bafite imyumvire nariho muri iki gihe yose afite imyumvire nk'iya Kiyuda nyine uko yose burya afite imyumvire nk'iya Kiyuda nta nari hadafite imyumvire baravuga bati ubundi kutari Eliya ntube Kristo ntube wamuhanuzi ubatize iki ibintu ukora ubatize iki ubatize iki ubundi wigishije iki gusiti ubundi utindishwe ariko yavuze neza impamvu arimo kubatiza ati ndabaterisha amazi ariko ubu ndimo ndateguriza undi uzaza hahagaze nk'umuntu wo mutaramenya ntabwo mwamumenya uwo ni unsimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze ikintu tuzakigaruka muri Yohana 3 ibyo byabereye Betaniya hakurya ya Yordani aho Yohana yabatizaga ibi bintu bishobora kuba byumvikanye dore icyo abantu bakeneye kumvamo kuki abatambyi abafarisayo n'abarewa aribo bari bashe nuko aribo ibintu byarebaga nibo bari batunzwe na rubanda nibo baryaga imitsi ya rubanda ariko mwaze ukiraho ngaho ntabwo rubanda bigeze bagira ikibazo kuri Yohana nta kibazo bari bafite ahubwo ikibazo cyagizwe n'abantu b'abayobozi b'idini kuko rubanda bari barahambirijwe imitwaro yabanemereye cyane ku buryo bari baratambye ibitambo ariko imitima yawe ntiyabasha kugira gute ntiyagira amahoro ntiyaruhuka igihe rero uvuga ngo umuntu wabwira ati nimuze mwivugiye ibyaha gusa ndababatiza ntacyo mumpaye hari agapapuro mperutse kubona banditseho ngo dufite igitaramo ngo kandi kwinjira ni ubuntu ngo nta nubwo tuzaturisha impamvu nuko abanyamadini nabo bamaze kumenya yuko ibi bintu ari imitwaro iremereye ku buryo mbega kubihamagara nk'abantu bagomba gukora ibishoboka byose bakavuga ibintu byatuma bataremererwa nuko abantu rero icyakanze aba bantu bakanzwe no kubona abantu bashidukiye cyane ibintu bya Yohana ibyabo batakibijyamo kuko ibyo byari biremereye nibyo kandi reka mubwire iki kintu nacyo kirimo kirakanga amadini menshi iyo ubutumwa bwiza buvuzwe ubundi abanyamadini barahubangana kuko babona abantu banejejwe n'ubutumwa bwiza bakabona ibyabo ntabwo bigikenewe kandi ntabwo bigikenewe koko tugiye kumenywa 29 kugeza 50 hanyuma dusoze bivugeho mu ncamake ibi bintu ndabivugaho mu ncamakeya dore harimo ijambo rikomeye tuza kugenda tugarukaho mu mirongo 3 mu murongo wa 29 mu murongo wa 35 n'umurongo wa 43 hari ijambo ryagarutsweho ku buryo atari gusa ko byagenze bityo ahatangira havuga ngo bukeye bwaho Yesu abona bukeye bwaho abona Yesu azaho ari uyu ni Yohana barimo kuvuga aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi dore ikintu gikomeye rero kiri muri uno murongo bukeye bwaho ni uvuga ngo hari ijoro ryari riri
ryari riri mu isi abantu ntabwo bari barabonye Yesu. Niyo mpamvu kuri wa murongo yavuze ngo hahagazemo umuntu mutari mwamenya. Biracyari mu mwijima ntabwo mwari mwamumenya, ariko noneho bukeye Yohana nawe aramumenya. Bukeye aramumenya. Abantu benshi bamaze igihe kinini mu mwijima, niyo wa mwijima twavugaga. Noneho ariko ngo bukeye noneho aramubarangira amubwira ati hano hahagaze umuntu, noneho ntabwo ari ibintu byoroshye, ahubwo ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hari ibintu bibiri bikomeye Yesu ubundi ubwo nako Yohana avuze muri iryo tangazo, kuko ni nk'itangazo ryo kwamamaza. Aravuze ati bya binini nababwiraga ngo ntabwo muzi ngo hahagaze mutari mwamumenya, ati noneho namumenye, ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko gusti ahantu kagira inkawe mabaye yawe tuhavugeho inka n'ubugingo, inka n'ubugingo y'abantu bavuga ngo y'abantu bavuga ngo Yesu Kristo ntiyakuyeho ibyaha. Iyo basomye ahantu Yohana yaba yarabeshya abantu, ubundi Yohana yababeshya abantu ngo nguyu ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Yesu ibyaha yabivanyeho, ubundi Yesu yabivanyeho. Iki kinonda turaza kukigarukaho muri Daniel 9:24-27. Nyaruka ni isomo ryasomwe cyane. Nyaruka gusti ntabwo kidukundiye kubera yuko urabona imbere gatoya Yohana avuze ko ntama w'Imana uko ibyaha by'abari mu isi, avuga ko ataramuzi, ari kugira ngo yereke Abisirayeli cyatumye agira gute aza batirisha iki amazi, kugira ngo yereke Abisirayeli. Ari ako kantu rakavuga kuko ndumvuga kunze kandi ni keza. Ariko nagira mvuga ibintu bibiri bikomeye muri iri tangazo rya Yohana. Icyambere yaravuze ati umurimo w'ibitambo n'abatambyi ushyizweho iherezo, kuko intama nyakuri irabonetse. Mu yandi magambo urupfu rw'amatungo n'abayatamba birarangiye. Icya kabiri yaravuze ati akicyaha n'ibyaha karashobotse, ati abanyabyaha mureke mbarangira intsinzi, uriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko namwe abanyedini reka mbabwire umurimo mwakoreraga abanyabyaha ugize ute urarangiye, ati ahubwo namwe nimuze muri ibyo ngibyo. Noneho hari akanya nshaka kuvuga bwana kugira ngo nze kubikombina ngo kandi Yohana arahamya ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari umuzi keretse yuko yantumye kubatisha amazi, yambwiye iti uzabona umwuka umanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha umwuka wera, nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri barambivugeho. Bivuge rwose. Ubundi abayuda bari biteguye Yesu ko yaza ameze nk'intare, arangije yerekana nk'iki nk'intama, agatama ahubwo uvuze intama yerekana nk'intama, umwana w'intama, sibyo? Arangije Yesu igihe Imana igiye kumuhamya ntiyazana akagoma cyangwa se icyo bita ikizu egre igoze ahubwo Imana izana inuma. Ubundi abantu bazabona mu madarapo bakamboneramo ikintu cyitwa inuma y'ibihugu. Ujye kuvuga ikintu cy'igihangange ntabwo wavuga inuma, uzana akagoma uzasanga ibintu byose ari kagoma, uzasanga amadarapo yose ariho intare, ariko ntushobora kubona idarapo ririmo intama. Urakoze cyane. Niyo mpamvu urabona ko ya mirongo yo hejuru bamaze bati ureriya uri Kristo, sibyo? Bashaka umuntu ugize gute w'igihangange ukomeye ufite izina. No ku binyamaswa bagashaka none igihangange ko yaza igihangange, no kwerekanwa akegwa nk'igihangange, hakaza kagomika muhagaraho. Yaje ari umuntu rero woroheje, urumva aza ari yageranwa nk'intama kandi ahamywa n'ikintu cyoroheje nk'inuma rwose. Iki kintu ngiye kukivugaho vuga ku mirongo 35 noneho. Ariko Aroye mbere yuko tuva aha hantu nanjye ndumva umwana w'intama mubonye ndamubonye ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nta cyaha na kimwe nasigaranye. Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kuko muri iyo si ndimo, abaduteze amatwi barimo, Dakasiya narimo na Royiza arimo. Daniel 9:22 ibyaha byararangiye. Daniel 9:22 ngo uwo mutwaza serana benshi isezerano rizamara icyumweru, sibyo? Ngo nirigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, sibyo? Ariko noneho iriya 24 nabwo nasonye 24 gukomeza bavuga ngo kugira ngo ibyaha ibyumweru 70 utekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibyaha bishire, sibyo? Ibicumuro bicibwe, gukiranirwa gutangirwe impongano haze kugenda ku iteka ryose. Umva ntama w'Imana uko ibyaha yarabonetse. Yesu amenya ntama w'Imana uko ibyaha by'abari mu isi, ariko bukeye bwaho ubwo tugeze ku murongo 35. Nanone Yesu hari ukuntu yagaragajwe. Yohana ngo yamubonye noneho amwitegereza, noneho agenda
bwa mbere yamubonye aza ubu noneho amwitegereza agira ate amubonye agenda amwitegereza aravuga ati uri ntama w'Imana gusa ntiyavuga ngo ukuraho ibyaha kubera yuko ibyaha byari byagize bite byarangiye yamubonye nka Kristo gukiranuka kwacu nibyo cyakindi ngo ibyaha bishire gukiranuka gutangirwa impongano ariko gukiranuka kwiteka yamubonye gukiranuka kwiteka ubundi gukiranuka kwiteka ryose ni Kristo Yesu ari ndashimira Imana ko namubonye aza none ndamwitegereza agenda ine na gatatu noneho bukeye bwaho hari abandi bagabo ba Filipo na Natanayeli nabo bamubonye noneho bamubonye baterero ubu bamubona bwo byari ibindi bintu ngo yaramubwiye ngo uwo amategeko uwo Mose yavuze amategeko n'abahanuzi bakamuvuga twamubonye ni ukuvuga ngo babonye byose babonye uwo Mose yavuze babona n'uwo abahanuzi bagize bate bahanuye ubundi akazi k'abanditsi abitwaga abanditsi kari karangiye akazi kawo kari karangiye bagomba kongera kwandika iki nta kindi kuko ibyandikwaga nyirizina yarabonetse nko kubabwira ati muve ku giti dore umuntu baba bati ubundi abantu basoma Bibiliya bazandebere hari abo bajya basoma amategeko ngo basomemo Yesu ntaho ahantu handitse Yesu ariko aravuga ati uwo Yesu yanditse uwo Mose yanditse amategeko hari abo bavuga mu bahanuzi ngo bavuge bati dore oya ati uwo abahanuzi bagize gute bavuze twambonye Yesu Kristo ubwo rero hari bukeye bwaho zingahe eshatu bukeye bwaho bwa mbere tumubona akuyeho ibyaha ko kubwira abanyabyaha ati ikibazo cy'ibyaha cyagize gite cyarakemutse bukeye nanone dukeneye kumubona nko gukiranuka kwacu ntabwo twakuweho ibyaha ngo dusigare twirwariza ahubwo nanone Kristo ni ugukiranuka kwacu nanone kandi ntabwo twakuweho gukiranirwa nk'ibyaha ngo duhabwe gukiranuka Kristo hanyuma ngo hasigareho n'amategeko yandi atugenga n'abahanuzi nanone n'amategeko nabyo byagize bite byarangiriye muri we ukoze cyane ko iyo resume ahasigaye Agustine iby'urwego tuzabivugaho ejo tuzabiheraho reka duha abantu umwanya tunaganire kuri ibyo tumaze kuvugana nta kibazo ariko ejo turakira abantu ko tuzakomeza tuhereye ku rwego Natanayeli Imana Yesu yahise amusobanurira telefone tuributsa abantu niba baze kuzifata hari ni 25 25 78 338 25 78 338 niba hari ubutumwa bwaje ariko dushobora kuba tubusoma tukanabisubiza hari ubwaje bwana message abashaka kweza kuri message bayoheza kuri 0750 0750 208 92 ndasubiramo kuri message ni 0750 0288 923 kweza ubutumwa bugufi cyangwa se SMS urimo urabivuga neza bivuga neza gusa wowe uvuga neza rwose 0750 28 89 23 rwose ibyo ndabyemeye bivuze neza cyane ndagushimye Paulo yakoreshaga amaboko afatanya nabo bari kumwe yabaye icyitegererezo cyiza mu buryo bwo gufasha abakene mbese mugenzi iyo ubirebye ubona yuko abo bakene ari bo bafasha abo bakire kandi bose ari intumwa nta mukuru ndetse nta n'umuto mu byubahiro bose bararesha mbese iyo nzira yaganye hehe torero ry'Laodikiya mbese mugenzi iyo ubirebye ubona yuko abo bakene ari bo bafasha abo bakire kandi bose ari intumwa ko hamaze kuza za SMS twaba tuzisoma uko ziri hari abavuze ati muri aho mw'abatagatifu mwe abatagatifu b'Igicumbi turabakurikiye murakoze cyane natwe turabashuhuje ati muri aho Agustine we aho ubutumwa bwigishirijwe hari idini ryaretse ibindi byigisho ubikiri imbere n'indongozi n'inzayisenga kundiza iyo ngiyo ubwo muraziranye Agustine we buriya turaziranye muri aho bene data ndagira ngo muhumurize abantu b'Ikabarondo mubabwire ko itorero ry'Imana n'amarembo y'ikuzimu atabasha kurinyeganyeza
ntutse gusengera ahantu pasiteri atanga itangazo yihanangiriza abizera bumva ubuntu butangaje avuga ko ingamba zafashwe. Yavuze ko yamenye ko i Kabarondo hari abantu bayikurikira. Yabwiye abizera ko abazibeshya bazahura n'akaga. Munsubize no pasiteri. Ubwo nuko n'uwo murimo wabo nta nukukomeza. Dini niko rimeze. Ubutumwa bwiza buti Imana yaduhaye byose muri Kristo. Naho idini riti Imana idusaba kuyiha byose. Mbega amacuri. Uyaravuga ati navumbuye kera ibi bintu si ibyanyu ni iby'Imana. Yitwa Muhire Valence akaba ari ururinzi. Ntavuga nukuri. Uyu muntu abihuriyeho n'abantu benshi cyane. Bwana Agustin, hari abantu benshi cyane bari baravuye ku madini ntitumenye impamvu yayo kubera ibyo babonaga bidasobanutse. None se Yohana ntabwo yari azi Yesu. Okay, urakoze n'iminani. Hahandi avuga ati icyo kwa sinari muzi. Kireka ibyo nakuri twanabivugerega kuko biravuga ngo Yohana ubwo aravuga ati icyo kwa sinari muzi. Kireka yantumye kubatiza. Niyo yambwiye iti ubona umwuka wera amanuka akajyaho n'uwo ati nanjye mbibonye mbihamya. Yohana na Yesu ntabwo bari baziranye. Ni ubwa mbere ubundi bashikirana bwa mbere bashikiranye ku Yorodani. Cyakora ko Yohana nyine n'umwuka w'Imana yari ahari arabahuza aramubatiza. Bonsoir. Allo? Muraho. Kugira ngo tubabaze. Ikibazo twumvishe muvuga cyo kuvuga ngo ibyaha byavuyeho. Byumvikana ko byaba byaravuyeho ariko se nk'abantu bibana baroga n'abasambana bazabivanwaho batarasaba imbabazi. Urakoze cyane turagusubiza. Abasawa. Ok, katumeza zile ebyiri hanyuma dusubire ikibazo ngo bonsoir témoin de Jéhovah disait que la parole était un Dieu. Mujageze mudusobanurira umana bwa Yesu muhereye kuri Jean 1 verset 1 jusqu'à 3. Merci. Innocent Igitwe. Ok, uyu muntu baro twamusaba ko azakurikira uko tuzava ku by'umana uwo muntu bwa Yesu n'umana. Nubwo twanabivuze ariko tuzabivugaho mu buryo burambuye. Muri aho ndumva kuba mwisi mbyungukiyemo uko ibyaha byanjye nanjye byakuweho ndanyuzwe ni Clarisse. Arakoze cyane Clarisse. Ese ko Matayo yamuvuze ukwe na Luka ukwe na Yohana ukwe, reka twumve. Mwebwe murahamanya nande muri bariya batatu ukuri se nukuye ni Clarisse Ikibinja. Uyu muntu ari kuvuga uyu muntu w'Ikibinja i Nyanza. Uyu muntu ari kubaza ikibazo cyiza cyane. Icyo twavuze abantu bagira ngo wenda Luka yavuguruje Matayo avuguruza Yohana. Cyangwa se Yohana arasaba bavuguruza bombi. Oya, ntabwo bavuguruzanyije. Ahubwo ikintu bakoze nuko nyine umwe yamubonye bose bamubonye kimwe fete. Yego. Ariko kubera nyine ukuntu bo Matayo yarabangamiwe na n'idini, we akibanda mu kwandika ibyo Yesu ari gukorera mu idini. Yego. Sibyo? Noneho Luka akibanda kubera ko yari umunyamahanga uburyo Yesu agira impuhwe abantu. Mariko akavuga ati ni umuvuzi rwose aravura. Yohana ati ni ubugingo. Ofete ni ikintu kimwe bavugaga. Byose ni ukuvuga ngo ni ibya Yesu. Ni ibya Yesu. Noneho rero ntawe duhamanya nawe kurusha abandi. Oya, bose duhamanya nawe. Bose Imana yashimye kubatoranya kugira ngo baturebere Yesu Kristo bamuduhe mu buryo bwuzuye. Reka dusuze wa muntu Agustin. Umuntu ubajije we Kibinja. Oya, ntabwo Kibinja abajije ikibazo kuri telefone. Wakibagiwe. Ntabwo ndimo kukibuka neza. Gasana ukibuka nawe. Allo? Amva. None. Ari ni kuri radio ino radio ni Amazing. Ubuntu butangaje. Okay. Ari ibintu mwigishije cya kibazo ndakibutse. Aravuga ati ibyaha byakuweho. Ati nibyo koko. Atari ko saba abajura, abasambanyi, abo bantu bose batabyihanye. Urakoze cyane. Ni ikintu cy'ikibazo ngeze cyane cyiza. Kuko niyo ntwaro Shitani akoresha ubundi. Shitani akoresha intwaro ubundi impamvu n'abantu tuzabona mu gice cya 5. Amadini ni ibihome bibibamo n'abantu badafite ibyiringiro by'ubugingo kubera yuko nyine ababwira yuko bazaba abana b'Imana ari uko batagikora ibyaha. Kandi nta muntu wo mu idini uba utakora icyaha. Ntawe n'umwubaho ku buryo bihamwa nuko bagiye gusenga. Iyo batangira gusenga basaba Imana imbabazi, bajya no gusoza bakayisaba imbabazi.
bivuze ngo nubwo baba bazwi ko ari inyangamugayo ariko muri biyo bisuzumye basanga ari iki ari abanyabyaha bivuze ngo rero ni ikintu gikomeye Augustine uno muvandimwe tukeneye kugisubiza muri rusange nk'ikintu cyafasha abantu kumva buryo ki ubundi ubugingo dufite budafite aho buhuriye n'ibikorwa byaba byiza cyangwa bibi ahubwo ikibazo gihari ni uko abantu bakora ibyo bikorwa bibi sibyo ntabwo bazi iki kintu ntabwo bazi iki kintu bityo rero dore ku buryo n'abakora ibikorwa byiza uko hari ukuntu bagira ngo n'abakora ibikorwa byiza nabyo hari ukuntu baba batazi iki kintu ubundi nibyo umuntu akora ibikorwa byiza kugira ngo unakora ibikorwa bibi sibyo abo bantu bose bari gukora ibikorwa byose biva ku giti kimwe nuko bimwe ni byiza muri sosiyete ibindi ni muri sosiyete ubwo nagira ngo mvuge ngo n'abantu ku rundi ruhande nabo bagikora ibikorwa byiza kugira ngo Imana ibemere nabo babyihane ubundi bakeneye kwihana abantu babiri bakeneye kwihana ubundi abantu bakeneye kubaho ariko gusa abantu reka bazakurikiye Yohana tuzumve kubaho nicyo kintu ubundi dukeneye kumva ku buryo abantu nitugaruka ku bikorwa biragaragara neza ko ari ibikorwa byiza abantu bagomba kubyihana niba ari ukwihana niba ari icyo avuga nabo bakora ibikorwa bibi nabo babyihane ariko burya ibikorwa byo biroroshye kubireka Augustine kuko ibikorwa bibindi biduteza ikibazo muri sosiyete nibyo ku buryo kubireka rwose nta muntu ugowe no kureka ibikorwa bibi nubwo nyine bigoye hari abantu bigora nyine biba byarakoneje ariko kubireka biroroshye ariko kugira ngo umuntu yane ibikorwa byiza yemera kubeshwaho na Kristo gusa uyu muvandimwe cyo tumubwiye numva aricyo ngicyo ari kucyumva abo bantu bombi bakeneye kwihana ariko yivuga ibikorwa bibi gusa nanone impamvu bagomba kwihana si ukugira ngo bemerwe n'Imana oya bakeneye gusa kubaho bakeneye kubaho ni nayo mpamvu ibyo bikorwa bibi icyo kintu abantu bakeneye no kucyumva bigira ingaruka muri sosiyete kuri bo ubu bwabo ako kanya ingaruka zigenda zigaragara biduteranya n'abantu ntabwo ubundi niyo sosiyete yacu niyo tubikoze biratubabaza kuko byaduteranyije n'abantu sosiyete yacu yigisha gukora icyiza ikibi kikarorera niyo mpamvu iyo ukoze ikibi ubangamira n'abandi nawe ubwawe bikakugiraho ingaruka ntaho bihuriye n'agakiza rero ibyiza byacu cyangwa ibibi byacu ntaho biravuga ati muri aho twaranyuzwa ariko mutubwire aho tuzajya duteranira mugume muri Kristo ni mu mwuka no mu kuri azakurikiye Yohana igice cya 4 ndamurarikira gukurikira Yohana igice cya 4 mu mwuka no mu kuri sibyo nimuvuga ubutumwa mujye mwongera ubutumwa bwiza bwa Yesu harimo abakuramo Yesu ubutumwa bwiza bwa Yesu harimo abakuramo Yesu harizo nari nasomye Kasiya reka nsome vuba vuba hanyuma ndangize muri aho numva kuba mwisi ibyo nayisomye ese ko matoya icyo nayirangije niba ibyaha byarakorewe ibi bikorwa ubu ngubu ni ibyaha cyangwa si ibyaha icyo twagishubije ariko niyo amategeko yaravuye hose n'isato ntidukwiye kuyikomeza ikisato kizazamo cyane rwose uzagikurikire uzanezerwa cyane uretse ko abantu bakeneye no kumva iki kintu neza niba tuvuze ko amategeko atakitureba cyangwa atakidutwara si uko amategeko ariyo yavuyeho ahubwo havuyeho umunyabyaha wayicaga ubundi Augustine niyo mpamvu nyine ngo umunyabyaha niko imigani havuga ubundi avuga ubundi nyine urumva ikibazo gihari ni uko abantu batumva icyavuyeho amategeko Imana bize Matayo Yesu yavuze ko atazavaho n'akanyuguti na kamwe amategeko arera ahoraho aratunganye ariko umuntu wayicaga ayo mategeko yakuweho noneho rero bityo ntabwo akirebwa n'ayo mategeko kuko yapfuye ahubwo noneho yahawe kubaho muri Kristo Yesu kandi Kristo ntatwarwa n'amategeko kandi iki kintu none baragisubiyemo cyo gutwarwa n'amategeko ni ukubaho uvuga ngo nkora ibi si nkora ibi mbega kubaho ushaka kugira ibyo ugeraho kugira ngo Imana ikwemere ngo dushimiye iyo analize mukora ubundi mwabagaye none twavuga ko amaturo n'ibyacumi Yesu yabikuranyeho n'ubutambyi murakoze ndi igitwi ibintu uzabikurikire ejo uzakurikire cyane uzumva uburyo Yesu yabivanyeho none se abo babarira abantu ibyaha none se bari bakeneye kuvuga ibyaha babibwira umuntu nka Yohana Yohana nyine yari ikimenyetso we yari n'integuza ntabwo yigize avuga yuko arimo gukiza abantu ibyaha ahubwo yagira ngo abanyabyaha ubwabo biyemerere ko ari abanyabyaha ntawe ubibashingisha icyo Yohana yakoraga yashushanyaga ibyo Kristo azakora ubundi Kristo ubundi yagira ngo abantu bazi ariko bapfe bazi ko ari abanyabyaha ni nayo mpamvu igihe yarangaga Yesu Kristo ibyaha byari yarananiwe kubikuraho bari barabivuze ariko we atabikuraho aravuga ati noneho bya byaha mwambwiye byose dore ntama w'Imana ubikuraho ntibyoroshye kuturuta ibyo twamize kera narufa mugira amahoro reka dusoze tuvuga ziri ebyiri mwiriwe muri abantu b'abagabo cyane Imana ijye bongera ubwenge mugire ijoro ryiza ni Venuste uri Gikondo
mushatse kuvuga ko mwe mutagisenga. Iyo mwacumuye ntimusabe Imana imbabazi. Musobanure neza Faustin Kigali. Abuzi none se nitugisenga. Dusenga ubudasiba. Oya reka dumusubize cyane. Ndarigiye kukubwira ngo iyi mibereho yacu ni ugusenga, kuko gusenga nyakuri ni ugutega amakiriro ku Mana. Reka nsubize unundi we yavuze ikibazo, twe dusenga ubudasiba. Kandi namwe ndabifuza gusenga ubudasiba duteze amatwi. Mukwiye gusenga ubudasiba, ntabwo mukwiye gusenga hariho iminsi. Icyakabere cyavuze ngo iyo mwacumuye ntimusabe Imana imbabazi, ahubwo turacumura nibyo twiberamo gusa, ariko ibyaha byacu byarababariwe cyane. Nta kimana kitubaraho byarabariwe, ahubwo ni ukongera kwibona muri icyo gikorwa Imana yagukoreye, umutima wawe ukongera kwihana kwacu. Nuko iyo twakoze ikintu kibi twongera kurebera mu ndorerwamo z'Imana. Reka dushimire abateze amatwi rero muri uno mwanya. Message dusomye na telefone tutabiye tuzabikomeza ejo. Reka twitabe ya nyuma. Allo? Muraho? Ni Hakizimana Mpanga Mushongi. Muraho Hakizimana we? Muraho neza? Nangira kwira ngumbabaze. None ko amaturo n'icya 10 byaba bitakibaho kandi atari ngombwa ngo n'abakozi b'Imana babyakire. Insengero tubajya bazubakisha iki mu ruhe ruhande kugira ngo nyine natwe nk'abakristo tumenye uburyo kiduhagarara mu byo kwizera mu murimo wacu. Reka mbanze nkubaze, wowe ufite aho utuye? Ufite aho utuye? Ufite inzu bamo? Yubatswe n'amaturo se? Yubatswe n'amaturo? Oya. Aha. Nuko. Murakoze. Reka tuvuge iki kintu Augustin. Aho gerageza ubisobanure gusa. Ndavuga yuko ibintu bitubakwa n'amaturo. Insengero aho ufite Augustin, insengero reka tukwe kukivugaho byinshi. Muri Afrika byo insengero zacyafite agaciro, ariko abashaka icyamunara cyazo ibaye ziri kugurishwa insengero. Insengero ziri kugurishwa, ziri ku isoko. Mbega izo bita inzu z'Imana ziri kugurishwa. Eske ni kuti inzu y'Imana igurishwa ubundi? Icyo kintu tuzakigarukaho umunsi w'ejo ubwo tuzabona Kristo nk'urusengero. Ariko tuzagiga no twiga n'iki cyakane. Ubundi abantu bumva ko basenga Imana ariko hari ahantu ho kwisenga. Mbega hari ahantu ho gusengera Imana. Icyo ni ikimenyetso cy'ubunyedini. Reka dusoze dushimira abateze amatwi kandi tubarikira ngo bakomeze gusoma Bibiliya, Mwuka w'Imana ari kumwe nabo kugira ngo basobanurire. Kandi batagiye dusenga nkuko kandi Kristo nk'intama barushaho kumubona ukuraho ibyaha, Kristo nk'intama nko gukiranuka turushaho kumubona, kandi Kristo nka byose kuri twe turushaho kumubona muri mugoroba. Amen. Nkuko twazagiye dushima, reka tuyishime nanone. Muremyi wacu turagushimye, uri Imana nziza kandi uri umubyeyi wacu. Ntabwo turi abakozi ba Imana yacu, turi abana bawe ubihimbarizwa. Nayo mpamvu tutagusezeyeho, ahubwo tugushimiye ko ubana natwe nk'umubyeyi mwiza kandi ukatugendera ibidukwiriye. Ubane n'abateze amatwi bose, ubane n'ubuyobozi bw'iradiyo, ubane n'abanyamakuru Kasent twari turi kumwe, twe dukomeze kugiraho umugisha no kunezezwa n'ibyo wadukoreye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe wenyine ushobora kutwereka ibanga ry'ubuzima. Yesu niwe buzima, ibanga ry'ubuzima. Yesu niwe buzima, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima. Yesu Kristo umucunguzi, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima. Yesu niwe buzima. Nshuti muvandimwe, umva rero iryo banga. Yesu afite ubugingo butangirwa ubuntu, umwaka wenyine abubona nta kiguzi. Ibanga ry'ubuzima, Yesu niwe buzima, ibanga ry'ubuzima. Yesu niwe buzima, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima, ibanga ry'ubuzima. Yesu Kristo umucunguzi.
umudendezo azagaragara